we nenje kureba arega nagira ngo mbwire ngo umwanza gucira kobo Imana igucira kanzu ibyo wakeneye nago byabaye kubera Uwiteka ubu nicyo ako kerega maze nkubaza ubu wagatekereje yuko uyu mugore yakagaritsa ko njye kuvugisha wowe ngera ari reka ko njye gutangira se bisabye ariko ahubwo reka ngugire inama uvuga ngo wakoreye ubusa n'utwasigaje uzajya ugenda uhereza abantu sibyo n'utwasigaje wambabari ukamvira mu rugo kunyirukana nase nani wowe mbabarira ugende nase kuri kunyirukana si uyu muntu ni bwoko kuri kunyirukana uri kujya turwane reka njye nijyane nase n'igihe cyo kugenda kitaragera ihangane niho kigomba kuba kidasubiye zamuka kirimo hano mu gitabi ngiki hano yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'isanzwe twongeye kubasuhuza tubifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi uyu munsi rero ndi kumwe na mama wase twabanye mu bibi tugomba no kubana mu byiza nimba twarabanye umuntu arira tugomba no kubana seka ntago najya nza hano nje mu bibazo gusa nze mu bibi gusa uyu munsi nahagarutse kubwo gushima Imana no gushima n'abantu badufashije kugira ngo mama wase kakano kanya yongere kuba yicaye nta maganya nta bibazo nta marira uru rugo rurimo ibyishimo reka mbivuge nkaho ndubamo reka nguhe kugira ngo ubashe nawe kugira ikintu ubwirira abantu ke ahanga ni ukuri ubu ngubu ndashima Imana n'abantu benshi ababashije kunyihanganisha ababashije kumfasha abansengeye ni ukuri ndashima Imana cyane Uwiteka yabwa icyubahiro kandi ibyishimo mfite nta nubwo umva sinabona nuko mbigenza ubu sinyirira ahubwo ndumva nazajya mura nisekera ni mama y'Imana ndumva nazajya mura nisekera gusa Uwiteka yabwa icyubahiro Fisto yakize ubu yagiye no gutembera urumva usibye yuko nago yahita ajya ku ishuri usibye ko nta n'ubushobozi mfite bwo kumujyana ku ishuri urumva igihembwe none kigiye kurangira ariko Uwiteka ahabwa icyubahiro kuba nabonye umwana wanjye asigaye asohoka agatembera akongera akagaruka akambwira ati mama ndumva nta kibazo urumva nta n'ibyishimo urumva nta bintu birenze ibyo ngibyo kwishima nta marira umva ibyo kwitangira itamu ubu ngubu nabikuyeho reka kwimyoza nabyo ahubwo nuko nazi guseka cyane ubundi mba nasetse nkakwinkubuka kubera ibyishimo mfite Yesu we nari narihebye hamwe numvaga nta nundi muvuzi ushobora kumvurira umwana urumva ngize amahirwe mbona uraje ngo mama wase ngo buriya navuga se koko yego pe baraguhumanyije uravurwa ugakira navuga iyi nda ya Fisto izavaho yongera ahinduke Fisto narinzi ubikiriho ndi kumwondora shano kuri umva umubiri uri kugenda uzaza Imana yamukuye hariya n'umubiri zawe umusubiza ariko ngiye mbona twicara tukaganira kambwa ati mama nari mpfuye urumva ndavuga n'Uwiteka we nuhabwe icyubahiro pe
cyagiye yaravuze ngo yarakubwiraga ngo wamuretse akigendera. Nkamubwira ni humura naho n'isaha yawe ntabwo iragera ni naho uzajya. Umwana ungana kuri yifuze gupfa. Byihorere. Yarabimbwiraga nkumva umutima urandiye nkavuga ni uyu mwana yancika nabigenza gute urumva nkavuga ni humura naho uri bujye naho ndi bujye se arushozi nari mfite ko nanjye nayo narumiwe ako ntabwo umuntu yakubwira ngo ndapfuye nguhita umubwira ngo hoya ngo ntabwo umuntu yakubwira ngo ndapfuye ngo umubwire ngo nibyo ndabona ugiye gupfa icyo ni ikosa nambwaga ni humura naho ujya kandi pe mbona nanjye byandangiranye yararebaga akabona nawe uri gukora byinshi kubera kandi ntabwo nari nuje ubu nsigaye njya mu cyumba nkayiryama nkavuga ngo Fisto nta kibazo afite ubwo rero Mana ya Aburahamu ntago nabibasha urumva ariko ke Imana izaguha umugisha imigisha ukora ni ukuri Imana izayiguhembere nuko wenda imigisha Imana izayiduhembera ariko kubaho iyo nakubona umwana wanjye ubu ntabwo biba byararangiye oya kuko yari wagukira n'ubundi yari kuzakira kubera undi muntu umva hari ibintu bajya bavuga ngo isaha y'umuntu ntabwo iba iragera Fisto rero sinabona ibyo mvuga burazicwa n'akantu gatoya ibikeri sibyo namye mvuga sibyo nakubwiraga ke sibyo nakubwiraga none se mada uri kugenzwa n'iki hano noneho indi gusuhuza uje gushyingura nyine uje njyewe uyu nguyu ajya nsura aza ari muri ngo ni kirapfa sinari kubwiraga njyewe uyu nguyu mpamagarana nawe kugira ngo amanore n'ikizi umuhungu wanyu wawe nandeze si umugabo wanjye se shabu nta mbaraga mfite ahubwo ndi mu byishimo byinshi nta mbaraga mfite nagafashe na kiriya nkakikwasi ibyo nakwashije uza umbaza ngo ni kirapfa sibyo ubu ngubu uzicwa n'urundi uranyasiriza iki wowe Imana izabiguhembere nta kindi menya ko yakize se umuhungu Fisto yarakize nanjye narinje kumva amakuru nirirwa numva nimba ariyo ese ubundi bugira ngo wumve ukoreho iki ese wazaga kongera bukongera ubu nakanga kutamenya uko ameze n'umugabo wawe mwabyaranye se ntabwo twigeze tumubyarana yamubyaranye nawe ibyo yamuhaye birahagije kandi ubu nta n'ubushobozi ufite bwo kwishyiramo ibindi yego ubu nta bushobozi ufite bwo gushyira none se ariko hari amakuru warumvishije numvishe amakuru yarakize uravuga ati noneho yaragiye reba uko n'abavuga sha eke wamubonye nikoze burase nta nubwo wigeze utitimirara nyine ntago wigeze utitimira baba we dore isura ni mama y'Imana isura yawe irangije rwose iraza ati ni ngewe yo ubusa wigoreje ikisheri arega nagira ngo ubwire ngo umwanza gucira kobo Imana igucira kanzu ibyo wakeneye ntago byabaye kubera Uwiteka sibyo ubu nani icyo abasha kumukora ubu usibye nawe nanjye ubwanjye ni wamangara kuko ubu ngubu ndarinzwe ahubwo se byagenze ute kugira ngo akire narabyumvishe rega maze iminsi mbyumva kandi warazaga witwikiriye akajoro ka 12:00 ukaza ati ako ubundi nta nubwo ucuragura buriya isaha yari imwe none uje kumanywa yewe nikirapfa nise ko kiwazaga ninjoro mbega ubwoko abantu benshi barabagira bira bintu bagenda ibi gaje mu tuko banje ninjoro ariko ke nawe ubanza wese ni wamukozeho
mubaze iki se baba we ndamukora mubaze rwose ari kuza yimejeje neza ari guseka nta kibazo yo ndire ubusurarira hehe disi aya yari ugiye kundiza disi ubu ngubu imana yayamojeje ubusurarira ngurire nose agira ngo ndire nyine kandi reka nkugire inama hari igihe uzabivuguta sibyo ubivuguta wabiteganyirije undi usanga n'abari abana bawe ngamo usanga n'abari abana bawe mu gihe utarabiha wawe undi usanga wawe niwe ubinyweye cyangwa ubwo ariko bikana wari ukiri umwana yaya ntago azasomaho uyu nguyu niwe uzasomaho ntago azasomaho uyazi ubwenge ese ndinjije ntago ari injiji uje gusuzuma ko ibyo wakoze byaciyemo nari ngiye kubisuzuma wari uje kubireba ariko ndi kumva muvuga ngo umwana yarakize umwana yarakize ufite akamwenyu mu maso namwenyura wagira ngo ndeke kumwenyura Fisto wanjye yarakize we nyine niba yarakize muzane murebe uramureba yikize murebe nyine ndebe ukuntu ameze cyo kureba aho ari kumushyingura ariko numva uri kumva simba ni wari warayiteganyije kera nyine ujye kwe n'ubundi aracyari igihe cyiheze aracyari nakubwiye ngo sibyo ubu nta bushobozi ufite habe na gato wumvishe habe na gato aca umugani mu kinyarwanda iyo ugiye gucukura imvu ucukura ebyiri ubwo rero urumva ni ugucukura bwa kabiri ariko noneho naragenze ndabona niyande nande se iyo wacukuye urumva niyangiza ubu cyakoze sibyo muri kiriya gihe wazaga urumva udiradira ukaza ntabwo kirapfa ugahita wirukanka umucuraguzi ugahita ugenda urumva yarambabaje kuba cyaranciye mu myanya y'intoki shakira cyacamo ngo byarambabaje kuba nta nubwo nakubwiye ngo ibyo wakoze warabikoze nta kunyakira nta kuma gatebe yicare bakwakira wese wowe wakwakirwa keretse wakiriwe mu irimbi icyo ni icyo uri guterura se twubahane nta cyicaro ufite hano nta cyicaro ufite hano ahubwo wowe igendere sibyo nawe uze kwicara ni ikibazo yego mana uricara ku ntebe waguze ahubwo umva twumvikane magurukira kuri fondasiyo niko nakubwiye ntabwo kuri kubangama mbabarira utagira n'ibyo unsigira ku nzu haguruka utagira mwese nzuzanwa ni iki ko ari cyo kibazo mfite nzuzanwa ni iki se humura ubu ngubu turashinganye nta kintu cyamfata ubu se wabihaye we wahora guza buri munsi ntabwo kirapfa humura ahubwo se ko numva ngaracyari ubundi nkubaze iyo ubona ukora ibintu nka biriya ubona uri icyuma aho bashaka kwishyirira umwana wowe yego sha rwose icyo cyo ni cyo aho bashaka kwishyirira umwana we ntabwo wajyayo buriya biragoye antibare si igipfa kwangirika yego sha uri antibare nyine ntabwo uva amaraso iyo ni icyuma ubu ni icyuma ako kereka amaze nkubaze ubu wagatekereje yuko uyu mugore yakagaritsa ko njyandi kuvugisha wowe uri kumuzanamo ibiki nuko wagaragaye kandi ibuye ryagaragaye ntiriba rikicisha isuka ryakongera ariko ryakongera gutangira se bisabye ariko ahubwo reka nkugire inama uvuga ngo wakoreye ubusa n'utwasigaje uzajya ugenda uhereza abantu sibyo n'utwasigaje uzajya uhereza abantu ugenda ahubwo ubijugunye muri wese cyangwa ubitwike mama wase ko nta mugabo yagutwaye umugabo ko umufite umwana wanjye ko ari umugabo wanjye wari umujyanye wari umujyanye he nta mugabo afite muri iyi nako cyarancitse dore aracyagifite nose se kiri kizima
muhamagare ni umwana w'umugabo wanjye, muhamagara aza nsuhuza. si ubwo yanagusuhuza wagize atatsuhuza. ahubwo rero reka nkubwize ukuri umugabo musize reka atashe wahubwo kureba umwana. Ari mu bintu byinshi. Umugabo niwe wakashe kureba umwana. Ari mu bintu byinshi. umugabo yaza kureba umwana, umugabo yaza kureba umwana hataje umugome ngo aze arebe yuko yapfuye. Umugome ni byiza kuba uzi ko ndi umugome. umwe mu bahubwo uri shitani irenze shitani iba ku isi. Nimba hari ikintu cyanyahagije ni wowe. Njye mwahagiza ngubu ngenda umuntu wo kwahagiza igikwererane yawe. Yego waranyahagije ariko ntabwo ukinyahagije. Byararangije. Bisaba iki? Narinje kureba umuhungu ahubwo Fisto. None se nakubwiye ni mvira nakubwiye ngo ntago wemerewe. Genda uhamagara abawe wabyaye. Gira Kete. Ntabwo byemerewe. Feseto. Ngenda byemerewe. Kushaka kuzora nk'imbwa. Fisto. Imbwa n'imbobo nibwo basora uko babonye. Ariko rero uyu mugore nubwo aroga mureke mbabwira arwaye no mu mutwe. Kuko ntago ari muzima. Nakurusha. Ubu urabona nsa nawe kurya uvuye ngo ndwaye mu mutwe. Nukuri urwaye mu mutwe. Ntabwo umutwe yakora neza. Ariko ari kumbangamira. Arakubangamira uringwe. Ari kumbwira gutya nta soni afite. Ngo ndwaye mu mutwe neza ngo urwaye mu mutwe n'ukuri. Umuntu urwaye mu mutwe azaza kureba umuntu uko ameze. Njye numvishe ko. None se waruzanye hari agafu k'igikoma waruzanye? akutazanye ari kunca mu myanya y'intoki. Ego ubungubu aho uvuye ngo umwana yakize rwose urabendagije neza. Nabendagiza ati buriya reka njye kureba niyo mpamvu se mwinasuhuje ni ko amaraso yancitse. Aje kumara makuka. Nta nuhanye. Niyo mpamvu nasuhuje nibunsubize. Bagusubizagamo ikizi. Niyo mpamvu se utansuhuje. Ngusuzamo iki? Wize ko nanabisiritse mu musatsi wawe. Waruje kureba nakubwiye ngo ubu icyo wakora cyose. Uravugisha ukuri? Icyo wakora cyose. Niba wazajya ubyuka mu gitondo ukaza ukabishyira hano. Nabitambuka. Sawa. Sibyo nta kintu nega nyine akira nyine. Nta kintu natega nta kintu natega n'umuriro. Akira nyine. Aciye sibwo bawumva nta soni ufite. Isoni ziki sabona ni. Ndishe. Hajya uko umwaka ushira niko muhitana umuntu, uko umwaka ushira uko muhitana umuntu. Igitambo. Ubu rero disi rero reka mugire inama. Ikiza no kwagenda ukabijugunya muri wese. Ibikinjugunya muri wese se kari ibyanjye n'ibyawe. Ahubwo kujugunya ibyawe ibyanjye sigomba kubijugunya. Ndabijugunya se kubera iki? Noneho disi wamureba mu muhanda. Disi akagira ngo n'umugore. Yavuga ati dore umugore mwiza disi. Ndi umugore nase ndi mubi. Ahubwo bajya bavuga ngo dore kirozi. Dore za kigore cy'ikirozi. Waretse kunuka naba nanjye ndi ikirozi ariko mfite agasura. Wese ngubwo ndakunyweraho amazi. Oya niyo nabura umuntu unyweraho amazi. Ndi kureba umwana wanjye ariko disi uramwaye. Uramwaye. Uziko satani mwara. Wowe umwaye kurenza satani. Hari ndi bajya bavuga ngo aramwaye satani nagira intebe mu ijuru. Yego. Nawe rero uramwaye. Yego niko bizi. Uramwaye. Nakubwiye ati dutege. Ntacyo nega nawe. We nakubwiye ati dutege. Ugenda uruhana ibintu byawe. Nabiruhana. Urumva? Naringize ngo nduhane ibyawe. Oya. Kazo kamatsiko. Abantu basika n'ufite ikibazo waba yari uhemukira Fisto kamwe. Ngenda twasangiye umugabo nako nagusigiye umugabo sibyo naramugusigiye ariko uzi ikintu kimbabaza nuko umwana wanjye yarabigendeyemo ariko nakubwiye ngo umwanza gucira kobo Imana igucira kanza ubu Fisto we baba we Mana uhabwe icyubahiro nawe wari ubizi se
icyobo cyawe yagikiza. ahubwo dore Urabita bisetse. Hano wabwiwe n'iki? biraba ibyobo bitatu do. Umugome Satana. Icyawe umva nk'uwa makuru. Icyawe, icya Fisto, wenda n'icyanjye. Nawe se wenda bishobora kuvuga ati wenda nk'umwana wanjye kuko agiye gupfa biragoye. Umwana nakayoberaho. Ese ubikaye mukamuga mu gicuma. Ntabwo wavuga utabugura he cyabukorera he? Mbika mu gisabo kimanitse kubona hari. Umva ke wivuga ngo abugurira he? Nawe ukeneye kujya kubugura. Kubugura se bagagenda yihahire. Ko nisekera ukanyitegereza. Ndi kukureba ukuntu useka neza. Nyine waransigarije ariko ntari ibintu rwansigarije nijye ubifite. Aracyari muzima basi. Ubuzima bwe yagiye mu kazi nasize agiye. Urangije ati reka njye kureba igikorwa nakoze. Naye ngiye gusuzuma neza nimba ibyo bambwira ari ukuri. Fisto ahubwo ari he? Naye ngiye kureba nimba ari byo. Umva mbabarira umvire mu rugo. Kunyirukana? Nakubwira ngo kuva Fisto yakira. Sibyo? None se nahamagaze batari ku muryango wavuye ati nimagaye ku muryango wawe. Simagaze hagaze igendere muvandi. Igendere ujye kureba. Kunsunika? Igendere ujye kureba abandi bantu ugende ushakira amahoro umwuka. Wambabariye ukamvira mu rugo. Kunyirukana? None se naha ni wowe? Wambabariye ukamvira mu rugo. Ni wowe mpagaze? Reba neza. Uyu mugore we si inkunguzi we. Dore ubundi nicara byaba ikibazo. Mbabarira ugende. Kuri kunyirukana? Mbabarira ugende. Nase kuri kunyirukana? Si uyu muntu ni bwoko. Kuri kunyirukana? Uri kujya turwane. Reka njye nijyane. Nase n'igihe cyo kugenda kitaragera. Igihe cyo kugenda ntabwo kiragera. Wagiye ukagenda amahoro meza. Ntabwo nshaka kugenda. Nakubwiye ngo nambaraga mfite. Igihe cyo kugenda kiragera. Uzakubitwa n'urwagukubise cyangwa ukubitwe n'inkuba. Sawa nari bimwiri. Uzakubitwe. Nimba kikiriho ariko aryenje. Baba we ye urancekeje niba uzi gusenga senga ujye kuba mu rusengero ukora amasengesho. Ndabona ariyo nzira ngiye kujyamo ke naho ubundi uriya mugore afite abazimu. Nimba ari abazimu nimba ari iki ntabwo nabikubwiraga. Nakubwira ni ahubwo uzambabarira umfashe umumbariza ati njye sina reka nkubwire noneho n'ikindi. Urugo rutagira umugabo ugiye ngo rurasuzugurwa. Hano urugo nkaburiya reka mbanze nkubaze. Ntabwo yaza hano kabiri yini. Umugabo gute se yaramurangije? Nyine nibyo ndi kukubwira urugo rutagira umugabo rurasuzugurwa. Kara nakamenyero. Urugo rurimo umugabo ntabwo yaza. Uiteka we yandebera. Sinabikubwiraga se? Sinabikubwiraga. None yumvishe ngo yakize none aje kumanywa yihango. Aje kureba ngo ayijya reka tukara umwana nani aragira ngo mbaye umugabo se no mu kurwaza Fisto sinigeze ngena ngo mbabwire ngo mumfungurire ko rero hagati aho ngaho sinamenya ngo ni ibiki. Mama reka dusoze dai naje kukwisura none kidobyira cyabura koze nuko nyine ni dayimoni umva ni dayimoni yigendera ariko ubonye kunaza seka amwenyura rwose akumva ko ari mukuri. Uranaga baseka bari gushinyika abasekera yewe njye ntabwo nari nzi ko abantu bamera kuri urwango buranaga bari guseka. Sobura we yambaye isura y'abantu cyangwa yambaye isura y'amagiri y'amadayimoni. Cyonse ngo nantibare ava maraso nantibare ariko ni icyuma ntacyo azaba. Ni icyuma nta kintu azaba pe. Icyuma kizana ingesere. Icyuma Mana we ajya ko kwisurira none kidobyiraje ariko ntacyo ubwo aje. Yake nta kibazo buriya narabikubwira ukagira ngo ndakubeshya. Nawe sigaze kwirwana. Kadusoreza nta mu kiganiro cy'ubu.